Hello guys, yeah, this is Kevin Technician. Downloaded uhita ukanda kuri open, ugakanda kuri aka gasaraba ko hejuru mu nguni ukagakuraho, tujya kuri alo. Urabona ko buri kintu cyose basize status cy'amafoto gihita kigaragaza ahangaha. Murabona ko abantu bose basize status amafoto yabo ahita aza ahangaha. Aya ni amafoto basitatinze abantu banjye iyo basize kuri status. Wenda tuvuge ndashaka kudonirodinga iyi foto, iyi ngiyi y'umwana uri gukina biyari yari yasize status. ndazanye kandeho nimara kuyikandaho mbona ko download ari ngiyi, ugahita ukandaho. Mbona ko ugikandaho bahita bakubwira ngo status saved. Ubwo murabona uko foto uba umaze kugira gute, uba umaze kuyidownloadinga wayemeje muri galeri yawe. Ukaza hano kuri video nazo izi ni iz'abantu baba bagize gute, baba basize kuri status. Wenda urugero katurebe nk'iyi ngiyi. Uraza ukajya kuri video iyo basize status, iyo ushaka kwemeza muri galeri yawe ukayikandaho gutya. Wamara kuyikandaho ubona ko option ya mbere aba ari ukuyisharinga, option ya kabiri ari ukuyidownloadinga. Twe kubera ko dushaka kudownloadinga status, turahita dukanda kuri kano kamenyetso ka download. Ubona ko ugikandaho bakubwira ngo status saved. So guys, ugiye kujya kuri Play Store wandikemo status saver, udownloading iyo status saver. Numara kudownloading iyo status saver, ugerageze zino steps zose nakweretse, nibikunda umbwire muri comment. So thank you for watching my video. You remember to subscribe. Kevin Technician.